Ngiye kubereka akantu gatoya kumukunga, akantu koroshye umuntu ashobora gutangiriraho yiga gucuranga. Tukagende mu karebe. Noneho ukuntu turi kugenda note ni ukuvuga ngo ni akantu koroshye, ushobora kukagenda muri buno buryo. Step ya mbere, aka kabiri, utuntu tworoshye cyane ushobora kutwiga ufite senti yawe ku ruhande. Utuntu tworoshye nuwa ngo iyo urebye ibintu bacuranga ukumva birakomeye, biba byoroshye cyane n'utu ngutu gusa.